ibiganiro bikora ku buzima bw'imitekerereze, ibibazo duhura nabyo, impamvu zabyo zimbitse ndetse n'uburyo bishobora kuba bidukomeretsa, uburyo nanone bishobora guhindura imyitwarire n'ingaruka biduteza, kandi nanone tukarebera hamwe uburyo twakwishakamo ibisubizo. Waba wumva igihe kinini wifitemo ibyuho, ibyo twakwita mu zindi ndimi sentiment de vide cyangwa emptiness feelings, ukumva ukeneye kubyuzuza ariko ukumva bidakunda. Waba wumva muri wowe ibyiyumviro by'igisuzuguriro ku buryo wigaya mu bandi ndetse nabo bakaba babikubonaho, bikaba byarabaye nk'ikirango. Waba ugira ibyiyumviro bikubwira ko kubaho kwawe kudafite igisobanuro, byigaragariza ukumva nta gishimishije, kibabaje nacyo ntikigukoreho, ukumva uri umuntu wirambiwe ndetse ukumva umutima wawe warabaye nk'ibuye. Wumva muri wowe ukeneye kwisanga uri umuntu wari we mbere, utaragira cyangwa se utarahura n'ibikomere byakugize gutyo. Kurikira ikiganiro Kubaho Ndiho TV, nacyo cyitwa Kubaho Ndiho, kigufashe kwisobanukirwa maze ubone inzira zo gushaka uburyo wakira icyo gikomere cyatumye wiyumva ufite igisuzuguriro mu bandi. Muraho mwese abaduteze amatwi muri uyu mwanya, aho bikiri mu gitondo cyangwa se duhuriye ku masaha, bageze mu masaha y'umugoroba cyangwa se ijoro ariko bakiduteze amatwi, cyangwa se n'abazatwumva bukeye, mwese turabasuhuje. Turabashimira kandi ko mukomeje kujya mukurikira ikiganiro cya mbere cyabanje, kandi turabasaba nanone gukomeza gukurikira n'ibikurikira kuko byose biruzuzanya, kuko byose bikora ku buzima bwacu kandi bidufasha kwisobanukirwa muri iki gice cya mbere cy'ibiganiro twavuze tuzagirana. Rero birashoboka ko abenshi muri twe cyangwa se muri mwe hari ababyutse nyine bamerewe neza, hari ababyutse ari bazima bafite impagarike. Reka tubishimire Imana ko mumeze neza kandi tubasabira gukomeza kugubwa neza, kandi nanone ari nako twihanganisha abaremerewe, abagize ingorane, ibibazo bitandukanye, ndetse n'abagize ibyago kuko byose bishoboka, kuko turi kuri iyi si kandi iyi si turiho iriho ibibi n'ibyiza byose tugenda tubinyuramo. Rero nabo tubihanganishe kandi tubasabire gukomera kugira ngo bashobore kwishakamo ibisubizo by'ibibazo bafite, bitari uko bashobora kubona ibyo bifuza ariko nanone bashobora kwihangana bagakomeza ubuzima. Nongeye rero kubaha ikaze kuri Kubaho Ndiho TV cyangwa KNTV, kandi mbararikira gukurikira ikiganiro tugiye kwinjiramo mutegurirwa kandi mugezwaho na Ngabonziza Bonaventure, kandi nkaba ndi n'impuguke mu gusesengura imitekerereze ya muntu, imirebere ye n'ingaruka bimugiraho. Rero kuri uyu murongo wa KNTV tubagezaho ibiganiro bikora ku buzima bw'imitekerereze, ibibazo duhura nabyo, uburyo tubyakira n'uburyo tubana nabyo, impamvu zabyo zimbitse ndetse n'uburyo bishobora kuba bidukomeretsa, uburyo nanone bishobora guhindura imyitwarire n'ingaruka biduteza, kandi nanone tukarebera hamwe uburyo twakwishakamo ibisubizo. Dushimira Imana ko yaduhaye ubushobozi kamere, kuko twageze kuri iyi si tuyisangayo ari isi y'ibibazo kuruta uko ari iy'ibisubizo, ariko abantu bakaba bishobora kubaho, bashobora gukora, abantu bakaba bishobora
gukomeza ubuzima ni uko Imana yabaremanye ubushobozi kamere butuma bashobora kubicamo muri ibyo bihe, nubwo hari igihe bigorana yuko umuntu atsikamirwa n'ibibazo byinshi cyangwa se ubushobozi bwe kamere bukananirwa kwihanganira ibyo anyuramo, ndetse bikaba byamuviramo kutagubwa neza, imitekerereze ye igahinduka, bikaba byamugiraho ingaruka ku myitwarire ye n'ibindi. Ariko uko byamera kose n'ubundi iyo agiye gusubira mu murongo yongera kwifashisha bwa bushobozi kamere Imana yamuhaye, akongera kubwibonamo, agakomeza kubaho kandi akagira ubuzima bwiza. Nk'uko rero nababwiye, iki gice cya mbere cy'ibi biganiro tuzibanda cyane cyangwa se kizaba gifite insanganyamatsiko rusange ivuga ngo kwisobanukirwa. Rero hagabanijemo ibiganiro bitandukanye tuzagenda tubona uko tugenda duca muri kimwe, dufata icya kabiri, icya gatatu, wenda kugera ku cya kane tuzaba tumaze kugira ibiganiro bidufasha kwisobanukirwa neza abo turi bo, kandi iyo twamaze kwisobanukirwa tuzasanga yuko tuba twabonye nka 50% cy'igisubizo cy'ibibazo byacu, kuko akenshi ni uko tutisobanukirwa ngo tumenye aho turi, tumenye aho ibyacu bipfira, ugasanga noneho rimwe na rimwe duhindagurika, rimwe na rimwe tutazi iyo tujya, tutazi n'ikidutera kumera uko tumeze uko nguko. Ariko iyo twabimenye turavuga tuti noneho ni iki dukwiriye gukora kugira ngo tubisohokemo. Muri iki gice rero cyo kwisobanukirwa tugiye kuganira cyangwa se gutekereza ku kiganiro cya kabiri nk'uko nayo baziranije kivuga ngo kubaho ndiho. Mbere y'uko rero twinjira muri iki kiganiro, muribuka ko twize ubushize ikiganiro kivuga ngo mvuye he, ndi he, ndagana he. Murumva ko harimo ibihe bitatu, ariko ibihe bibiri biri hagati y'uyu munsi n'ahahise. Rero igihe kiri imbere yacu gihera none aha ngaha gikomeza, kugira ngo turebe ese aho turi uyu munsi turi bande, dushaka kuba bande, ejo hazaza hacu turashaka ko hamera gute, tuzaba turi bande. Rero nk'uko twabibonye, ikiganiro cy'ubushize cyatugaragarije urugendo rwa muntu n'ibikomere ahura nabyo kuva akivuka kugeza akuze, kugeza mbese ahageze uyu munsi, imyaka yaba afite iyo ari yo yose. Noneho n'ingaruka ubwo buzima twaciyemo bushobora kuba bwaraduteje, cyangwa se uburyo twitwara uyu munsi mu marangamutima yangiritse, n'imbaraga twakwishakamo kugira ngo tubone ibisubizo. Mu yandi magambo, ahahise hangize nde uyu munsi kandi hanyerekeza he no gukomeza kuba nde? Harimo gusubira mu mateka y'urugendo rwanjye, gusobanukirwa aho nakomerekeye, no kubona uburyo byanyangije bigahindura imyitwarire yanjye n'amahitamo mashya nagira anganisha ku mpinduka nziza, ngo igihe kiri imbere yanjye ntangire urugendo rw'impinduka nziza. Ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu bishoboka nubwo waba uri mu mwijima umeze gute, ariko iyo watangiye kubona umucyo umenya inzira unyuramo. N'iyo uwo mucyo waba urasiye kure yawe cyane, ariko ugenda uwukurikiye ukawugeraho, hanyuma ukagera ahabona, hanyuma ukabona n'ibisubizo by'ibibazo byawe, cyangwa se ukagerageza kwiyakira kugira ngo ugubwe neza, kugira ngo ugire amahitamo meza akuganisha ahakwiriye, aho wari ukwiriye kuba ugana. Rero turabizi neza yuko ibi byose, impamvu tugaruka kuri iki kiganiro cyo kubaho ndiho, nuko bishoboka ko abenshi muri twebwe tutakiri ba bandi ba kera isi ituziho, kubera ko nyine twahindaguwe n'ibihe n'ibikomere twagiye duhura nabyo, bituma tuba uyu munsi turi abo tutari dukwiriye kuba turiho. Ariko nanone ntitubyibuza kuko atari twebwe tubyitera, ariko nanone iyo twamaze kubona ko atari byiza kuri twebwe, bitwangiriza, bidukomeretsa kandi birushaho kuturemerera ndetse bigatuma tutagubwa neza, ni ngombwa ko twumva ko ari nk'uburozi twariye dukeneye kuruka bukava muri twebwe, hanyuma tukaba bazima. Rero kugira ngo urusheho gusobanukirwa n'iki kiganiro, ni byiza yuko ukurikirana ikiganiro kirambuye cyahise, aricyo twavuze mvuye he, ndi he, ndagana he, kuri link uza kubona kuri icyo kiganiro. Ugiye kuri YouTube channel urabona iyo link, ukomeze gukurikira, noneho n'iki ngiki nacyo gikurikire kuko bisa naho byuzuzanya. Rero muri iki kiganiro tugiye kugirana nise kubaho ndiho, ari nayo nyito y'uyu murongo ucaho
ibi biganiro. Kubaho ndiho. Rero iki kiganiro cyacu kigamije kumvisha igisobanuro nyacyo cyo kubaho ndiho no gusuzuma aho uhagaze no guharanira kubaho uriho. Kuvuga ngo biratwereka ese niba tumaze kucyumva, ese ndiho mpagaze nte, merewe nte, ese ubuzima burandyoheye cyangwa burambihiye? Noneho numara kwisuzuma uharanire kubaho uriho. Mbere rero yuko twinjira muri iki kiganiro, ndagira ngo dutange ibisobanuro by'amagambo akurikira mu njyana y'ikiganiro kugira ngo bidufashe kumva neza icyerekezo cyacyo cyangwa se kumva amagambo y'ibanze atuma turushaho kumva neza ibyerekeye iki kiganiro. Kubaho. Kubaho ni ukwibona uriho. Kubaho uko ubaye nta yandi mahitamo ahari, kandi ibyo umuntu abisangiye n'ibindi biremwa tubona nk'inyamaswa n'ibindi binyabuzima. Mu zindi ndimi iri jambo ryasobanura exist mu Cyongereza cyangwa se existe mu Gifaransa. Ibi bisobanuye ko wibona uriho, ukabona ukura, ingingo zawe zikora neza, ukabyuka, ukagenda, ugakora, ugataha, ndetse ugatekereza. Ariko nanone ibi ngibi dusa naho tubisangiye n'ibindi binyabuzima byose ndetse n'inyamaswa n'ibindi. Ndiho ryasobanura mu zindi ndimi I live cyangwa se mu Cyongereza, ariko mu Gifaransa tukaba twavuga ngo je vis, ndiho. I live, ndiho, je vis, ndiho. Ni ukumva uriho ubuzima bwawe bufite igisobanuro, wiyumvamo impagarike, inshingano, impamvu yo kubaho, kandi mu mahitamo yawe bikugira uwihariye, bikagutandukanya n'undi muntu uwo ari we wese, atari ku ishusho gusa, ahubwo n'ibyo ukunda, ibyo wanga, ibyo uha agaciro, uburyo uha icyerekezo ubuzima bwawe n'ibindi wakongeraho. Kugira ngo twumve kubaho ndiho, ni uko duhuza ibi bisobanuro byatanzwe, nibyo bitanga igisobanuro cyuzuye cyo kubaho ndiho. Aya magambo yuzuzanya atanga igisobanuro cyuzuye cyo kubaho k'umuntu. Kimwe kibuze umuntu ntabwo yaba ariho mu buryo bwuzuye. Kubera ibikomere by'ubuzima, hari igihe umuntu ashobora kwisanga abona ariho, ariko yumva ubuzima bwe nta gisobanuro bufite, kipfobya, akitakariza agaciro, akabaho adafite intego n'ibindi. Nubwo kiriya cyo hejuru cyo kubaho ari cyo gikomeye, kuko nicyo kiberamo impinduka zose, zaba nziza cyangwa se zaba mbi, ariko nanone iki cya kabiri cyo kubaho ndiho nanone cyaba gisa naho cyuzuza kubaho kwa mbere, noneho ubuzima bw'umuntu bukaba ari ubuzima bufite koko igisobanuro nyacyo, kuko ariho ahagaze neza, afite impagarike n'ibindi. Rero iyo havuzwe kubaho, humvikana uko umuntu avuka, akagenda agera mu byiciro bitandukanye by'ubukure, ku mubiri n'ubwenge, abyishimiye kandi yitaweho, kandi nawe yitaye ku bandi. Akagenda agaragaza ubushobozi bw'imbaraga n'intekerezo kugeza igihe yigaragaje nk'umuntu uriho, ufitiye akamaro abandi, ndetse nawe afite icyo yimariye, kandi byaba mu buryo bw'ibifatika ndetse n'ibidafatika. Iyi nyito yo kubaho ndiho isa naho izimije, kuko iva ku nshinga kubaho kandi igasubira ku ijambo ndiho. Bisa naho ryasobanura ko hari ababaho batariho, cyangwa bariho ariko bakumva bafite icyuho gituma ubuzima barimo busa naho budafite igisobanuro rwose cyuzuye. Kubaho kuri bo bijya gusa naho ntacyo bimaze mu byumviro byabo. Ibyo byiyumviro byumvisha ubwonko bwacu ko hari ibyo tugomba gusigarana by'ibanze,
kandi by'ingenzi bituma tubaho, ibindi bigatakaza agaciro cyane. Kwiyitaho no kwita ku bo dushinzwe bikaba bishobora kugabanuka cyane ku buryo wasabanaga n'abandi bikagabanuka, ugasigara nabo wita inshuti z'akadasohoka, ibyagushimishaga bigatakaza agaciro muri wowe n'ibindi. Ibi nanone rero bituma umuntu atuzuza inshingano ze, haba kuri we no kubo ashinzwe. Wagira n'icyo ukora ukabikorera gutinya bazamvuga iki, kuruta ko byaba biri mu bushake bwawe cyangwa se mu ndangagaciro zawe. Ibi byaba biterwa n'iki? Nk'uko twabibonye mu kiganiro cya mbere, mu rugendo rwa muntu ahura n'ibikomere by'ubuzima. Uko umuntu ahura n'ibikomere by'ubuzima niko nabwo bugenda bukubihira, ukumva muri wowe hari ibyuho byinshi ndetse ukumva nta n'icyo wabikoraho. Nk'uko twabivuze mu ijambo ry'imbanziriza biganiro mu kiganiro cya mbere, umuntu iyo ageze ku isi agenda ahura n'ibimwubaka ndetse n'ibimusenya cyangwa se bimukomeretsa, byose agenda byandika ku bwonko bwe, ari nako bigenda bihindura imirebere ye. Imirebere nshatse kuvuga aha ngaha mu zindi ndimi babyita perception cyangwa se perception. Ni ukuvuga ngo ni uburyo wowe wibona n'uburyo ubona abandi cyangwa se isi. Noneho iyo mirebere ye yihinduwe n'ibikomere mu buryo yibona ndetse n'uburyo abona abandi bamwegereye ndetse na community abamo. Mu gihe yibona nk'usuzuguritse rero, akibona nka ndarwemeye cyangwa nyirandarwemeye, akagenda yipfobya, bituma afata ibyemezo bishingiye ku buryo yibona, akaba ari nako abishyira mu bikorwa, nko gutinya inshingano zo hejuru, kutabyaza umusaruro ukwiye ubushobozi kamere Imana yamuhaye, kwitinya no gutinya abandi n'ibindi. Ibi byose se byaba bigira ingaruka zihe? Uko uwo bibanza kugiraho ingaruka wa mbere ni nyirabyo. Ni ukuvuga ingaruka kuri we ubwe, biramudindiza, ubuzima bwe bugahora busa n'ubudafite igisobanuro. Kuri we burira ntibucya, bucya bucyana ayandi, ahora arega isi, Imana, abatekereza ko baba baragize uruhare mu bikomere bye, nibo batumye mera ntya. Muri make ahora nta munezero, nta mudendezo, ndetse n'igihe yagize agahenge ntashaka kubyerekana kuko yamaze kwandika muri we ko nta kinejeje kibaho, ko nyirabayazana adashobora kongera kugira uruhare mu munezero we, ntakura muri we, ahora aziritse ku byo atekereza, akazirikwa ku mateka, akibwira ko ari byo byiza. Ibyo rero bigabanya icyizere muri we, akiyumvamo ibyuho bikomeye, akigaya ateruye, akihagararaho mu bikorwa bimwe na bimwe kuri we yumva ahaye agaciro kandi n'isi yemera, aho abantu bashobora kumubonaho ikirango cy'icyiza kimwe, bakavuga bati nubwo ameze kuriya ariko kiriya cyo rwose aragishoboye. Ibyo rero bigabanya umudendezo muri we wo kugaragaza ko akeneye abandi cyangwa kwita ku bamukeneye. Nanone bigira ingaruka ku bo babana bya hafi, aha twavuga nk'umuryango, inshuti za hafi, abavandimwe. Birashoboka ko yagira bake muri bo yagirira icyizere, akaba ari nabo yitaho, abatekereza ko bafite uruhare mu bikomere bye, icyizere kikabura, bigatuma abatwara nk'abari mu bice bibiri bitandukanye, bakagira ibyo bahuriraho bose, ariko hakaba n'umwihariko wabo yibonamo, ku buryo bamwe ashobora kwishimana nabo mu gihe runaka, abari ku rundi ruhande bakwishima we ntiyifatanye nabo. Abandi bigiraho ingaruka ni abaturanyi cyangwa se abo bakorana na community abamo, atoranya bake cyane asigarana, abana nabo cyangwa akabavaho bose kubera ko nta n'umwe agifitiye icyizere, cyangwa agatekereza ko nabo batamwemera. Nta busabane,
ntacyo yigira ku byo abandi bashobora kumusangiza, ahora ari nyamwigendaho, ahora atekereza nabi ku bandi, ntiyishimira ibyiza abandi bagezeho, ahubwo ashobora kubagirira ishyari cyangwa bigasa naho ntacyo bimubwiye rwose. Ahora yigengesereye cyane ngo hatagira umubonaho umugayo cyangwa urwaho. None ibi byose tumaze kumva twavuga ko nyirabayazana ari nde? Impamvu zidukomeretsa duhura nazo ntidushobora kuzibuza, kuzihindura igihe cyose tukiri kuri iyi si dutegereje kuzibona, kuko turi ku isi y'ibibazo, byanga bikunze ntabwo dushobora kubyibuza. Hari ibiza bidutunguye, hari ibiza tutazi aho biturutse, akenshi biza ari ibintu bidukomeretsa, kandi nanone ntaho dushobora kubirega. Nta rukiko ushobora kubonamo warega rwose ibibazo wifitemo ngo rutuburanye, ahubwo nyirabayazana ni urukiko ruri muri twe, aho twirega, tukiburanya, tukisomera urubanza, tukitsinda cyangwa se tukaba dushobora kwitsindwa. Iyo tuvuga ijambo kwitsinda mu njyana y'iki kiganiro, ni ukumenya ibiturimo, tukamenya uburyo bitwangiza, impamvu zabyo zimbitse, no gufata icyemezo cyo guhinduka cyangwa se kwirwanya, ukagerageza kureba ko wafata icyerekezo cyiza cy'ubuzima. Kwitsindwa byo byasobanura kumva ibibazo byacu bikomeye cyane, tukumva rwose bikomeye nyine, nta muntu wagira icyo abikoraho, ari twebwe ubwacu ndetse n'abandi. Tugahora mu mubabaro ubikomokaho, ariko tukanabigundira mu myumvire yacu, tukumva byararangiye, ntacyo nabikoraho, ntihagire n'intambwe n'imwe dushobora gutera yo gushaka impinduka nziza. Iyo twitsinzwe rero bituviramo biriya byose twavuze haruguru, kandi tukagerwaho na ziriya ngaruka. Mu yandi magambo, nitwe ibibazo byituraho, kandi nitwe twishakamo ibisubizo mu mahitamo meza, kugira ngo dukomeze kwandika ku bwonko bwacu ibidufitiye akamaro, binagafitiye n'abandi, kuko turi ku isi dukeneye gusabana, bituma twumva dukunzwe ndetse dukunze, dufite agaciro kadaturuka ku nshingano duhabwa n'uwo ari we wese, ibyo dutunze, amashuri twize, imyanya y'icyubahiro, ahubwo gashingiye ku kuba turiho. Hari impamvu Imana yatuzanye ku isi ngo dutange kandi twakire. Ibindi byose byaba bihari cyangwa bidahari ntibyakatubujije kubaho turiho. Iyo tunizwe n'ibibazo, nibyo bigira uruhare mu byemezo dufata by'uko tubyitwaramo. Iyo intekerezo zacu zatwawe n'uburemere bw'ikibazo, turahazaharira tukabaho tutariho, tukabura umutekano n'ituze ryo mu mutima, tukayoborwa n'amarangamutima yangiritse, tukitwara mu buryo bunyuranije n'ibyifuzo, nubwo twibeshya ko ari byo bitunyuze. Inyuma tukagaragara nk'aho turi intwari, ko dushoboye kubigenzura no kwibeshaho, ko ntacyo bidutwaye ndetse n'ibindi, ariko imbere tukagira ubwoba bw'abo turi bo, agahinda kakatugota, imirebere yacu kuri twe ikatwereka ko nta gaciro dufite, tukarega abandi ko ari bo badutera kumera uko tumeze uko, amaherezo tukumva n'ubuzima butubihiye. Icyiza tukakibonamo ikibi nacyo tukibeshya ko ari cyo cyiza, cyangwa ntitugire icyo dushima n'icyo tugaya. Tubaho twireba muri urwo ruziga rw'ibibazo, ntitwite neza ku nshingano dufite ku bandi, tukaba abanyamwigendaho kandi tukabaho tutishimye, tutiyizeye, twisuzuguye ndetse n'ibindi. Ikibazo wakwibaza nyuma y'iki kiganiro, waba wibona ute hagati yo kubaho uriho no kubaho utariho? Wumva ukumbuye kuba uwo wari we mu bihe byashize bigusenya bitarakuyobora? Ni izihe mbaraga wakwishakamo cyangwa se wifitemo zo kwigarurira icyizere no kwishakamo ibisubizo bikuganisha kubaho uriho?
aho gukomeza kuzirikwa n'ibyakubayeho bigakomeza kukuyobora aho kugira ngo ubiyobore. Ni ibiki ukeneye kwandika ku bwonko bwawe ibifite agaciro, n'ibyo ukeneye kugabanya bigusenya? Nubibona ubitandukanye neza, ibifite agaciro byuhirire, ibigusenya upfobye igisobanuro cyabyo ku buzima bwawe ubeho uriho. Mu bintu byose, mu kubaho k'umuntu tugira inshuti, abavandimwe bashobora kubabazwa n'ibitubaho ndetse baduherekeza mu buzima, bakagerageza kutuba hafi no kudutega amatwi, kandi bigira umumaro munini. Ariko nta muntu twabona wagera neza ku biri ku mutima ngo aduhindure burundu. Ushobora kugera neza ku mibabaro yacu mu buryo bwuzuye, akababarana natwe kandi akadukiza, ni Imana yonyine. Niyo mpamvu igihe cyose ari iyo kwizerwa. N'igihe turwana n'ibyo byose ihora hafi yacu, twayitabaza ikatwitaba, igahumuriza imitima yacu, kandi ikadushoboza ibyatunaniye, ikadukuraho umutima uducira urubanza ku bw'imbabazi zayo nyinshi, tukabohoka, tukaba abantu bazima kandi bashya. Niyo mpamvu nagira ngo murarikire kwibuka ko ufite Imana, kutabayeho kubw'impanuka, kandi ko Imana igukunda, ndetse uri n'ikiremwa gitangaje, ko ufite agaciro gakomeye mu maso yayo, kandi utabayeho mu buryo butunguranye cyangwa se kubw'impanuka. Iyi Mana rero yonyine niyo ikomanga ku mutima wawe. Ibwira ibyawe byose bitumye uyu munsi wumva ubuzima bwawe budafite igisobanuro. Uyikingurire kandi yiteguye rwose kugukiza, maze umutima wawe urasirwe n'umucyo, ube umuntu muzima. Mbere cyangwa yo gusenga, soma amasomo aboneka muri Bibiliya, akabakaba umutima wawe, kandi wumve ko Imana iri iruhande rwawe ndetse igutegeye ibiganza ngo igukize. Zaburi 18 umurongo wa 2 kugeza uwa 3 baravuga ngo: ndagukunda, ni wowe mbaraga zanjye. Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye n'urutare rukomeye, ni we nzahungiraho, ni we ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Uyu ni umuntu wizera Imana, witezeho amakiriro yose. Zaburi 34 umurongo wa 18 kugeza 19 naho haravuga ngo: abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Yesaya 61 umurongo wa 10 haravuga ngo: nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka, nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Rero kenera Imana, ukenere umutabazi, ariko ubutabazi bw'Imana buri hejuru y'ubundi bwose. Ikwihishurire, igufashe kwibonamo ubwiza bwayo, igufashe kubaho uriho. Rero wibuke gukanda subscribe kugira ngo ibi biganiro byo bikomeza kukugeraho, kandi usabiye kugira ngo numara kwibona neza uwo uri we, numara kwisesengura, numara kwinjira muri bya byumba bisa naho bikwihishemo, usa naho udashaka kwegera, ntabwo ushaka kwitoneka, ntabwo ushaka gusubira mu mateka yawe hahise, ariko ntabwo ushobora kwihunga ngo bishoboke. Ntushobora kwihunga ngo bishoboke, kuko igihe cyose umuntu ahunga ngo umwirukaho, ariko ntahunga ikimwirukamo. Niyo mpamvu rero ari ngombwa ahubwo guhangana no gusakirana nacyo, kugira ngo ubashe kugisohora muri wowe, hanyuma ubone kubaho. Ibi rero ni urugendo rw'ubuzima bwose. Uyu munsi haza kimwe, ejo hakaza ikindi, ariko ni byiza nabyo bitugeraho, nabyo dukwiriye kujya tubibona, kuko hari igihe ibyiza biba biriho, ariko
kubera ko nyine turi mu mwijima ntitubibone. Ni byiza rero ko buri wese waba ameze atya ku rugero urwo ari rwo rwose akwiriye kugerageza kwishakamo imbaraga, hanyuma Imana akaba ariyo imuyobora akabisohokamo neza, akabohorwa, akagira umudendezo. Rero witwa gukora subscribe ku bakoresha icyongereza na sabone ku bakoresha igifaransa, ndetse kandi ubisangize n'abandi ukoresheje link y'iki kiganiro igaragara ugifungura uyu murongo wa KNTV, kugira ngo ujye ubona ibiganiro mu buryo bworoshye kandi bigere ku bavandimwe bawe, inshuti n'abavandimwe bifuriza neza. Ushobora rero kuduha ibyifuzo byawe ukoresheje comment kuri iki kiganiro, gukomeza kugira ibihe byiza, kandi nkurarikiye gukurikira ikiganiro cyiza kizaba gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ndinde umugabane wa mbere. Ndinde umugabane wa mbere. Numva ko ni bya biganiro n'ubundi bizakomeza kudufasha kwisobanukirwa abo turiho. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha kandi mugire ibihe byiza, ubwo tuzongera gutaha mu kiganiro kizakurikira. Umunsi mwiza kuri mwese.